Igifu ni rimwe mu ngingo zifitiye akamaro gakomeye mu mubiri wacu kuko kigira umumaro mu igogorwa ry'ibiryo n'ibyo tunywa byose, kandi igifu ni imwe mu nyama zo mu nda, giherereye ku gice cy'iburyo munsi gato y'igicamakoma diaphragm. Aha tubibutse ko umuntu agira igifu kimwe, kandi ubushakashatsi bwerekana ko igifu gishobora kubagwa kikavurwa mu gihe umuntu arwaye, ariko ntigishobora gusimbuzwa nk'uko bigenda ku zindi ngingo zimwe na zimwe z'umubiri. Abantu bose ntibagira igifu kingana, ubusanzwe ingano igenda itandukana kuri buri wese. Igifu gishobora kwakira hagati ya litiro 1 n'ebyiri z'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa uba wafashe, ariko kirakweduka ku buryo gishobora kwakira hagati ya litiro 3 kugeza kuri litiro 4 z'ibyo kurya n'ibyo kunywa ushobora kuba warya. Birumvikana ko iyo gikwedutse cyane bitera ibibazo. Ni hamwe umuntu yumva yabyimbye inda, akarwara ikirungurira, bitewe n'uko igifu kiba kiremerewe n'ibikirimo bituma kitabasha kubivanga neza ngo kibisye ngo ubundi bimanuke, aribyo bita indigestion. Ubusanzwe nyuma yo kurya, ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa ntibirenze hagati y'isaha 1 cyangwa amasaha 2 mu gifu, ubundi bigakomeza byerekeza mu rura ruto small intestine, ariho igogorwa rikorerwa. Igifu kijya kirwara rimwe na rimwe bitewe n'ibyo wariye, bigateramo acide nyinshi, ukarwara ikirungurira cyangwa se ukagira ibisebe ku gifu. Indwara y'udusebe ku gifu iterwa n'iki? Mbere yo gutangira ikiganiro, reka mbanze mbashimire ko mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu, kandi burya kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba. By'umwihariko niba ari ubwa mbere ukurikiye ibi biganiro, turagusabye kanda kuri subscribe kandi unakande kuri iyo nzogera byegeranye kugira ngo uzajye ubona ibiganiro bishya tuzajya tubagezaho. Nawe udahwema kudukurikira ntitwabona uko tugushimira, kubera ko uko umubare w'abadukurikira wiyongera bitwereka ko ibyo dukora bifite akamaro, bityo bikadutera umuhate n'imbaraga zo gukomeza gukora ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubuzima. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira, kandi ushobora no kudusangizaho ibitekerezo byawe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo cyangwa se ibindi biganiro twabagejejeho, isanzure ubundi utwandikire muri comments hano kuri iyi channel ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu tumaze kubasangiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda kuri like, ubundi niwihererane ubu butumwa, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Tubahaye ikaze. Indwara yo gupfuka ubwoya ku gifu ni imwe mu ndwara ikunda kuzahaza abantu benshi. Kugira udusebe ku gifu biterwa ahanini n'ibi bikurikira. Icyambere mu bitera indwara yo kugira udusebe ku gifu, Helicobacter pylori ni utunyabuzima two mu bwoko bwa bakteri twibasira igifu, tukaba twatera uburibwe bukomeye ku gifu ndetse na infection. Izi bakteri iyo zibasiye igifu zigenda zishimashima impande z'igifu, ariko hagenda hacika udusebe, ibi bikababaza cyane. Ubusanzwe izi bakteri ziba mu mubiri w'umuntu, by'umwihariko mu gifu ndetse no mu maso zirahaboneka. Icya kabiri mu bitera indwara yo kugira udusebe ku gifu, ikoreshwa cyane ry'imiti igabanya uburibwe cyangwa ububabare, by'umwihariko twavuga ibuprofen, diclofenac, aspirin n'indi yo muri ubu bwoko. Reka tukwibutse ko iki kibazo cyo kugira udusebe ku gifu gishobora guterwa nanone n'uko umaze igihe kirekire cyangwa se habayeho kunywa imiti myinshi irengeje urugero. Icya gatatu mu bitera indwara yo kugira udusebe ku gifu, imibereho ku bantu bahora bahangayitse, batishimiye ubuzima babayemo, cyangwa se abantu bakora akazi kavunanye batajya babona umwanya wo kuruhuka uhagije, nabo baba bafite ibyago byinshi byo kuzana udusebe ku gifu.
icya kane mu bitera indwara yo kugira udusebe ku gifu, kunywa itabi ndetse no kunywa inzoga cyane. Icya gatanu mu bitera indwara yo kugira udusebe ku gifu, abantu barwaye kanseri y'igifu nabo baba bafite ibyago byinshi byo kurwara utu dusebe. Aha twabamenyesha ko nta byo kurya bitera utu dusebe, gusa iyo bamaze kurwara utu dusebe hari ibyo kurya ufata bikongera ububabare, kandi aha umubiri wawe niwo ubikubwira. Reka turebere hamwe ibimenyetso bizakwereka ko urwaye udusebe ku gifu. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka ko ushobora kuba ufite udusebe ku gifu ni ukugira ububabare bukomeye mu gice cy'inda yo hagati ndetse n'ahazamuka hegereye mu gatuza. Ubwo bubabare buraza bukagenda, bushobora kukubyutsa hagati mu ijoro. Igihe ikimenyetso cya kabiri kizakwereka ko ushobora kuba ufite udusebe ku gifu ni ukumva umeze nk'uri gushya mu bitugu ahahurira inshyi z'amaboko, uba wumva hameze nk'harimo akanyegitera. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka ko ushobora kuba ufite udusebe ku gifu, kimwe n'ibindi bimenyetso, harimo kubura apeti, kugira iseseme, guta ibiro, rimwe na rimwe kwituma amaraso cyangwa se ibisa umukara. Ikimenyetso cya kane kizakwereka ko ushobora kuba ufite udusebe ku gifu ni ibisebe bishobora kuza ku gifu hagati cyangwa se ahahuza igifu n'amara. Ese ni gute iyi ndwara y'udusebe ku gifu ivurwa? Tumaze kuvuga ibitera iyi ndwara n'ibyakubwira ko uyirwaye. Ubu noneho reka turebere hamwe imiti ikoreshwa. Mu kuvura indwara hifashishwa imiti ibuza ikorwa rya acide nyinshi mu gifu. Muri iyo miti twavuga ranitidine, famotidine, simetidine ndetse na nizatidine. Mu kuvura iyi ndwara kandi hifashishwa imiti ifungura inzira acide yari kunyuramo iza mu gifu. Mu kuvura iyi ndwara hifashishwa imiti ifunga inzira acide yari kunyuramo iza mu gifu, ariyo yo mu bwoko bwa omeprazole. Mu kuvura indwara hifashishwa imiti irinda igifu ngo kitangirika, harimo imiti nka misoprostol na bismuth. Kuri ubu iyi miti itangwa byitondewe kuko hari ibindi bibazo ishobora guteza, cyane by'umwihariko ku mugore utwite, bityo mbere yo kuyikoresha banza ubaze muganga kugira inama. Mu kuvura indwara hifashishwa imiti igabanya acide mu gifu, harimo malox, antacide, bicarbonate n'indi. Mu kuvura indwara hifashishwa imiti yica mikorobe, cyane cyane amoxicillin, erythromycin ndetse na cloxacillin. Iyi miti yose ifasha mu gutuma udusebe tutazamo amashyira. Mu kuvura indwara kandi hifashishwa imiti ya amibe, harimo metrozinadol, harimo tinidazole, harimo entamizole. Iyi miti yifashishwa mu kuvura ibyo bisebe mu gihe byatewe na Helicobacter pylori. Iyi miti yose twavuze haruguru iboneka muri farumasi, gusa kuko akenshi ibisebe mu gifu biterwa na Helicobacter pylori, hari urukomatanye rw'imiti itatu rugira akamaro gakomeye cyane. Iyo ufashe amoxicillin ugateranyaho metronidazole ndetse ukanateranyaho omeprazole ukabinywa mu gihe cy'iminsi 10, uru ni urugero rumwe rw'imiti yagufasha kuvura iyi ndwara. Ku bundi buryo ni ngombwa kubaza muganga cyangwa se farumasiye uko wafata imiti. Ku rundi ruhande hari ibyo kurya bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Kurya soya bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Kurya imboga rwatsi bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Kurya inkeri zitukura bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Kurya pome bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Kurya amashu bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Kurya karoti bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Kurya tungurusumu bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu.
kunywa teve cyangwa se green tea bifasha mu kurwanya udusebe ku gifu. Iyo udusebe ku gifu tugenda tugaruka biba ngombwa kubagwa cyangwa se bakahakuraho ubundi bakaguhoma. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu, bityo murabizi ko baca umugani mu kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi burya kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, by'umwihariko niba ari ubwa mbere kuri iki biganiro tubagezaho akanda kuri subscribe kandi unakande kuri nzogera byegeranye kugira ngo uzajye ubona ibiganiro bishya tuzajya tubagezaho. Nawe udahwema kudukurikira ntitwabona uko tugushimira, kubera ko uko umubare w'abadukurikira wiyongera bitwereka ko ibyo dukora bifite akamaro, bityo bikadutera umuhate wo gukomeza gukora ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubuzima. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira, kandi ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iki kiganiro ndetse n'ibindi byatambutse, isanzure ubundi utwandikire muri comments hano kuri iyi channel ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose tumaze kubasangiza. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho kanda kuri like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa, kora like, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro amagara n'ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.